ngo nakurwanyaho nkaguha igihumbi nkaguha igihumbi ariko mutangiranye n'umwaka musabiriza igihe twebwe twihaye imigambi y'ubukire, kwambara neza, gukora. Ese urinde ko ntakumenya ari baragusaba igihumbi biriya kuburiri murareshya nose ko ntaba ndagahinja ngo ndajya mu maguru ngo nzamure. none se warabikoraga neza akavuga ati uyu niwe mugabo wanjye wundi? Naramubomoraga akavuga ati koko uyu muntu ambomoye neza. Njye sinjya mva icyambere nta taci ngira, mfite matushe. Amafaranga ukorera wabuze telefone kweri bahite bayiba bande se byehorera bahita bayiba kuko akenshi tugenda nijoro nonse mpura n'ibisambo bigatwara agatushe byananize namfite taci ntibahite bayitwara. ubu hari igisambo cyari cyagufata mu ijosi? Ashabye bigeze kunyiga neza abantu bagatushe urufuzo ruraza bitanyimurekurira gutya uravuga utende igende ariko usiga amahoro. Gatushe igura 4,000 cyangwa 3. Asante cyane, tugusuze cyane wowe ukurikiye ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda umunsi ku munsi. Warakoze guhitamo channel ikubereye, channel ya Nzovu. Bimeze bite? Ni sawa. Ibintu ni amahoro? Ni wanene. Mwaka utangiye usa neza. Uyu mwaka tugomba guhindura imigambi mishyashya tugatangirana n'agashya gusa. Ko nta muraro ufite se? Murenda yifite. Oya. Uwo murenda yifite kandi ubu akabaraguri nako cyangwa kabaraga ndagafite. Ndagashiriye horaye. Ngiye rwose unduze kuko maze n'imisi ntasoma ku icupa. Akareka. Ntago byagushobokera. Oya byanshobokera. Zovu mbere yuko dusenga, mbere yuko dutangira ugiye kubanza dusengera. Yeko dusengera niba utanaheruka y'urihimbi iryo sengesho. Mbasengera. Ndasengera yo kwitse cyose cyangwa ndasengera abanyarwanda. Urasengera abanyarwanda muri rusange n'abantu bakurikiye iyi channel. Okay. Mansha byose, Mana nkunda, nyiri cyubahiro, ubushobozi n'ubwawe, nkweretse abanyarwanda bose mbaragiza uyu mwaka wa 2025 uzababere w'amata n'ubuki. Kandi abanyarwanda batagize icyo bageraho muri uyu mwaka wa 2024 nanjye Nzovu ndimo. Muri uyu mwaka wa 2025 Mana dutangiranye imigambi mishyashya. Ni ukwiteza imbere, ni ukugira gute, ni ugusana neza, ni ukwambara neza, ni ukugabanya inzoga. Kandi Mana ishobora byose nkweretse ama YouTube channel yose mu Rwanda kuko hasigaye hari ibisambo bisigaye byibaye mu YouTube channel. Mana ishobora byose ni wowe wakarinze ayo YouTube channel ariko tugiye gushaka aba security. Umuntu wese wumva yuko yabaye umusirikare akeneye akazi tumurindishije aya ma YouTube channel tukaza tumwemba buri kwezi. Ndigusabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Zavu gaba security bose abantu badafite akazi ubahaye akazi bajye barinda aya ma YouTube channel bakayiba. None se ngo bumvikanye uvuga yuko ngo batagize icyo bageraho 2024 nta kintu yagusigiye? Nta kintu nagezeho. Reka nari umuhirimbiri. None se 2025 wabona imeze gute? Natangiranye imigambi mishyashya harimo kwiyuhagira. Mbone gushimira n'umuhungu wanjye biteye akamwana ejo bundi yaguze ikiroso rwose ati Nzovu umwaka wari ushize wari ufite umwanda none utangire muri uyu mwaka ukaraba. Ubu se warabitangiye? Narabitangiye. Yakamwana agukaraza ikiroso? Ikiroso neza arankuba. Reka icyaburaga ni straye yonyine. Yaguhaye ikiroso cyo koga umubiri? Aranyuza ni wankarabije. Yakamwana ariko ni inshuti yawe? Inshuti yanjye magara. Kandi ujye uvuga ko utamuha n'igiceri cy'atanu? Ya mafaranga namuha ariko ibyo navugaga kereka baduye amafaranga nk'ibihumbi 100 bakabiti Nzovu aya mafaranga yayaka nanjye ayawe ayanga yakana yamugezaho. Ariko kuvuga ngo umuntu amaye ibihumbi 100 ngo ningende ngo mitenyagabana na yakatigeza bimbwe nagenda nkamugura agacupa nkuko nawe yigeze kukangurira nkagira gute
ariko kuvuga ifaranga ni musema kweli kandi ari inshuti yawe y'akadasohoka. nagenda n'inkweto nanayimugurira ariko kuvuga ngo njye muhereze kuko yakamwana nawe akunda ifaranga. Oya se yakamwana akunda amafaranga se? Imbere hari umuntu ugeze kuri 5,000 ngo tugabanye. Yakamwana yahise yura moto ariko nayo nasinze. Yakweretse inzungu? Twari turi kuri baoba Nyamirambo niho twari turi. Nasigaye nk'inzoga yakamwana atayifatira moto ahita yatwara yose. Cyangwa yagusize mu ndangamiro? Muhamagaye buke bwaho se akaba mpaye 500 cyane ngo Nzovu ngo ndakwiyamye ngo amavuta y'umugabo namuraye ku munwa ngo namaze kuyasamura. Yakamwana tanga yari yagiye kugura indangamirwa? Oya indangamirwa nayo yarazigabanyije. Ase Nzovu buriya Yakamwana ajya bibasha bundi wa mugani tanga ni ku munwa gusa si umugabo se buriya karashituka tu hari ubwo ari ikiremba se ni muzima. Wowe urabibasha se? Nanjye ndabomora da Nzovu ntabyo ubasha rwose. Ntaribi uzangerageze nimba ugifite mushiki wawe uzamumpurebe. Ubu murabivu? Ese wa mukonyine wawe yagiye he none? Twaratandukanye. Mwatandukanye mufite abana bangahe? 4. Ubuse urabareberera iki inshingano z'umubyeyi urazikora? Ndabafasha rwose bariga abagurira amakayi nkagira gute. Umukuru ageze mu kangahe? Mu wa mbere secondaire. Numva se bahubwo bageze na kure. So reka tugushimire kuba witabiriye ubutumire bwacu. Andi makuru sasa? Andi makuru ni meza. Imwaka utangiranye ingamba nziza, urasa neza, wambaye neza, agakweto keza baga filime. Bagakweto kawe baga filime kabisa. Natangiye umwaka niborosa, ntangiriye umwaka noga, ntangiriye umwaka nisiga utuvuta, ntangiriye umwaka nambaye agakweto gasa neza urumva. Ntangiriye umwaka iyo nkweto yawe cameraman ayifati mfite agatabo ubundi imbere twabonaga amafaranga tuyajyana mu kabari tuyajyana mu ndangamirwa ne twatanye kujya mu byo bita ibimina. Ibimina ni ahantu umuntu agenda azigama amafaranga buri cyumweru bakayandika hehe ku gatabo. Agatabo ukakabika iwawe ku cyumweru cyagera ukagenda aho bateranira ugahita ugira ute bandika amafaranga ubahaye. Ubu ujya ubona amafaranga versoma buri cyumweru? Natangiye kuri iki cyumweru ariko nzakomeza muri iki cyumweru twatangiye. Nibura mu cyumweru wizigamira amafaranga angahe? Niba nzanshyiraho nk'icumi. 10 mu cyumweru? Kuko narabaze 10 mu mezi 6 bazampa 300. Niba ubwo nyuma yo kubera n'inyungu hari inyungu banagushyiriraho. Inyungu ni kwa kundi kandi nabo barakuguriza. Iyo bakugurije nibyo byiza ntubona inyungu. Indi nyungu nubwo yaba 10 na bingahe ayo ngayo nayo kunywa agafanta ariko ibi byanjye 300 nkambifite ku mufuka. Ese Nzovu usibye wenda iyi minsi uri kuri social media za YouTube cyangwa se mu biganiro binyura ku miyoboro ya YouTube, uri umuntu umaze igihe kinini muri sinema nyarwanda, nibura n'iki kintu uba wishimira ukavuga uti nibura sinema nyarwanda usibye kungira ikimenya bose cyangwa se kirangirire kimenywa n'abantu benshi, uyu munsi ukaba ujya ku ma YouTube bagutumira abantu bagukunda, niki nibura kintu wavuga uti sinema nyarwanda yakugejejeho cyangwa yagusigiye? Urabona kera mu kibuga nitwe twakibanje, kera nta kintu cyari kiriho. Umukire mwamukinaga filime nawe bikaba ngombwa ko acuruza amasede kugira ngo azabone amafaranga yo guhemba abakinnyi. Kandi umukire ubwo ashoye nka miliyoni aranguje amasede yiwe. Icyo gihe kandi abapirata bari benshi. Nanjye rwose nacuzaga amasede nkayifataho 200. Akenshi kubanzi iyi mihanda y'Iremera bya Mitsingi narahamanukaga muri korodoro. Mbese uyu mujyi wa Kigali wose nawugenda inkweto yanjye yabaga yanahengamye. Nzavugisha ukuri ucuruza za sede. Ariko ubu ngubu aho tutangiye kubona agafaranga ni muri iki gihe haje YouTube channel. Ngewe sinshobora kubura ibiganiro nka 3 ngomba gukora kandi bampemba. Yego. Ubu nsigaye njya mu ndirimbo. Yego. Mwabonye iriya ndirimbo nari ndimo bita Apani. Nani indirimbo nziza cyane Regis ari umutinganyi yambaye agatimba. Yego. Iriya ndirimbo bankubise amafaranga. N'ubwo mu kanya hari n'indi ngene ya kamwa turi bujyemo nko mu masaha 4 badukubita amafaranga. Ushobora kumva reba nkora ibiganiro kwa Gisiraje kwa Manibo kandi we
ngewe akenshi mukora buri munsi. Mm. Urumva ayo ni amafaranga arimo kugenda aboneka. Yego. Ngewe rwose nkubwije ukuri, nk'uyu mwaka natangiye nakuvuga ngo ifaranga ryanjye ndarikoraho. Mm. Agacupa abantu barakangurira. Enda kereka n'inzamvana n'amafaranga y'abanyeshuri ayo kubagaburira, ariko ngewe ntabwo nzajya munsi y'ibihumbi 300 buri kwezi. Urumva ni amafaranga menshi. Abantu b'abasitari mufata amafaranga umunsi ku wundi, akenshi na kenshi mugorwa na management yayo. Wowe ni iki ukora kugira ngo nibura ujere amafaranga ubonye apari y'ibyo bibina utangiye muri iki gihe, ariko uyu munsi wa none hari izindi ngamba ushobora kuba ufite ukavuga uti nibura amafaranga yanjye nzaya? Ndagushimiye kumbaje n'icyo kibazo, ahubwo umwaka ushize niyo mpamvu nkubwira ko nta kintu nagezeho. Nabonaga amafaranga nimba nkoreye nk'ibyo 20 ku munsi, nkigira muri izo ndangamirwa uziko zinywa byeri. Urabona ushobora no kumugwa n'izo byeri ugashiduka amafaranga 20 yose murayanywereye kandi munywa primus. Bariya batipe wagira ngo nabo bafite amadayimoni. Agira gutya wamuguriye byeri akaba yagiye muri toilette akihaga akaziruka agira ngo aguhombye. Ubwo rero muri ibyo 20 sinabiraranaga. Ubwo nabaga ubwo arimba nakoreye uwo munsi yabaga yabaye impfabusa. Ubwo nategerezaga ko ejo nanone bakampamagara nakoreye ibindi 10,000 nanone nkazijyamo. Ariko imigambi ifite muri uwo mwaka wari yakange yihanagure nanjye umukurireho mukuriye agahukunye niko bacumuga. Ubwo rero nzaza nyafata nyabike igihe cy'icyumweru cy'ikibina nikigera ntangaye mu kibina ayo mfite nanone ngira icyo mpabana nibura rwose kimwe kirangira mfite amafaranga rwose ku buryo nzaza ngera ahantu bambaza ati nzovuga ufite 100,000 bite nkora ugahita ukora ku mufuka kabisa ugahita uyamukubita nkahita nyamwereka dore amafaranga dore imigambi ifite. Uyu munsi rero uri mu byishimo byo kuba kuri YouTube. Sasa ni ikihe kintu kizabonye kuri YouTube gitandukanye na sinema wakinaga cyangwa se amafilime wabonekagamo cyane? Kiza cya YouTube mbone gushimira YouTube ifite ibiganiro, kuko ikiganiro twebwe ubu abantu basigaye bafite amafilime basigaye bantumira ngiye nkabakatira. Kuko urabona filime uyikora guhera saa 3 nibura za mu gitondo, mugataha saa 11 usibye pause mufata ya saa 9 kuko baba batetse mukarya mukanywa nako gafata mwarangiza mugakomeza mugakina mugataha saa 11. Ariko uwo munsi nshobora kuba mfite ibiganiro nka 3. Ikiganiro ni 30 nimba ngiye kubisani wawe ndava hano ngiye kwa Irene, ndava kwa Irene Gisiraje ahita amamaga kuko bakunda gukoresha nyuma ya saa 6 ngende na mitemo ubwo ni ibiganiro 3 mba nkubise. Kandi ntabwo ngene ya Kamwana ntabwo tujya tubura ibiganiro muri brand. Ninde muntu sasa wo muri industry ujya ukinana nawe ukumva ukavuga uti uyu muntu kabisa yo nkinanye nawe ewana nyine nisanga mu bintu numva nyuzwe kabisa no gukorana nawe? Muri filime cyangwa mu biganiro? Muri filime no mu biganiro. Okay, ngewe umuntu twakinanye muri filime nkumva ndanyuzwe nanakunda cyane ni umuntu bita Bijaho Bija. Yego. Kuko abantu twakinanye ndi umwana wiwe kenshi maze gukina inshuro nk'eshatu. Ariko ni wa muntu mwiza cyane ushobora kureberaho ugukinisha uri umwana we ugaca bugufiya ukamwubaha nakakubwira amagambo yuko ari umusaza cyangwa ashaka kukubwira akunena. Kuko njye hari filime twakinanye mama yaritabye Imana arambwira ati mwana wanjye nta myenda afite genda wambare cya kizibaho nyoko yambaraga. Ukasanga ndi umuntu w'umugabo ariko nambaye ikizibaho cya mama wanjye. Urumva ni wa muntu mukinana ukumva uranezerewe. Nta atandukanye n'umuntu bita Sabe mushobora gukinana ari wa muntu wiyemera umaze kugera aho ajya. Mbese mbona Bijaho Bija numva ngewe iyo dukinanye mba numva ankinisha neza cyangwa nanjye nkamukinira mu biganiro. Mu biganiro buriya iyo dukora ikiganiro umuntu mu biganiro dukorana nkumva ni sawa kuko habamo akantu ko guhangana guharishanya kujya gute umuntu bita Kamwana.
Yakamwana. Mm. Yakamwana Gasore Pacifique. Gase Pacifique buriya njya kugira ngo nkorane na Kanyombya turi wa babiri nahitamo Yakamwana. Kanyombya yanagukubita we yakwica. Yagukubita aragukubita nawe ukamukubita mukarwana. Ariko mushobora gutegura ntuzo ukabona arayihinduye ageze gute ibyo mwateguye sibyo. So Yakamwana uyu munsi umufata ute mu buzima bwawe? Yakamwana mu buzima usibye kuba mukinana I mean mukorana mufata nk'umuvandimwe. Impamvu mufata nk'umuvandimwe Yakamwana keshi dukunda gusangira. Ushobora kuba wamubuze ngiye nkamugushakira nkamubona. Kandi utagira telefone ngo yitonge iminsi ibiri. Kuba udafite telefoni hari igihe ufite adresse z'umuntu. Mbere nkijya mu ndangamirwa Yakamwana yashoboraga kumbura enda bafite telefoni agahita ahamagara mama Queen kuko Yakamwana yabaga afite nimero za mama Queen. Yego. Yahamagara mama Queen akamwitaba. Tise ko nshaka Nzovu yaba yaraye aho ngaho. Mama Queen agahita amubwira ati turi ku mutima umwe tuvugane. Agahita amubwira ati Nzovu hari cyaka n'aha ngaha tega moto uhasange tujye gukora. None se Nzovu Yakamwana mu buryo wa like nyine bwa kimuntu, umuntu uyu munsi wa none usanzwe amubona kuri social media yamutandukanya gute nka Yakamwana we kubwe na Yakamwana wo mu biganiro cyangwa mu mafilime? Urabona Yakamwana mu buzima busanzwe yatari mu mafilime usibye ko ubu ngubu nta muri uyu mwaka nawe afite imigambi nk'iyo mfite. Enda Yakamwana mu buzima busanzwe yabaga ari wa muntu wanyweye agacupa akaba yanakanywa agasinda wanamuhamagaye mfite ikiraka cy'ibihumbi 100. Yakamwana ni wa muntu utajya winginga icyo kintu cyo kintu nakubwira. Agahita akubwira ati akazi kawe kareke ntako nshaka rwose. Yakamwana mu buzima busanzwe iyo afite amafaranga ntabwo amamagara mu kazi ke ngo uzamubone. Ariko mu buzima busanzwe uravuze ngo umurinde amafaranga. Uravuze ngo umurinde amafaranga. Ayafite ntiyajya kuyongera. Ayafite Yakamwana nubwo wamubwira ngo uramuha akazi k'ibihumbi 100 ntabwo Yakamwana yagakora. Yifite $100 yiwe ku mufuka. Kandi yakaba yajya gukora akayongera. Shavyo Yakamwana ntabwo ajya gukorana n'amafaranga yiwe. Agiye kuvunika afite amafaranga. Nukuvuga ngo bakora yayabuze yashize. Naho mubona mu byekeye filime cyangwa ibiganiro buriya Yakamwana yatasomye agacupa akunda akazi. Yeditinga neza mu mafilimi akagira gute mbese ni ibyo ngibyo. No mu biganiro kandi wa muntu ugira umunwa ni wa muntu iyo murimo kuganira wumva ko nta wundi muntu mwajyana mu biganiro. Banza witaba uwo muntu nta kibazo. We meze neza muri bande se ngo nakurwanyaho nkaguha igihumbi. Nkaguha igihumbi ariko mutangiranye n'umwaka musabiriza igihe twebwe twihaye imigambi y'ubukire kwambara neza gukora. Ese urinde ko ntakumenya. Ari baragusaba igihumbi. Irafasha se man. Umva umwana ngize ngo uri umuntu mukuru wese n'intanda kigwa muhungu wanjye. Ngize ngo ntago nagize ngo nundi muntu mukuru uri umwana ndaza kukigu. Sawa. Areze kumukebeye. Ngize ngo n'umuntu mukuru. Nakana kaba mu rugo homba. Ntago nari numvise ijwi karamfurira. Afite telefone yako kaje kuyikoresha bamuca amafaranga. Umusejo namuhaye 4 wasanga buri yakomeje kubura igihumbi. Ariko ari umuntu mukuru ntacyo mwavugana. Cyahehe ariko. Igihumbi. Atangirane n'umwaka asaba. Ku mpumbi yawe. Nimba ashaka gusaba se yagiye gusaba muri gare Nyabugogo. Abasabiriza ntibari muri gare Nyabugogo. Ajya muri gare Nyabugogo. Turimo kuvuga kudapfusha ubusa none abantu batangire basaba Nzovu neza. Ubuse twebwe ko tutarimo gusabiriza. Dore Yakamwana yararimo kuguseka. Yakamwana nawe sinzi. Ese Nzovu indangamirwa menshi waguze ya menshi yagutwaye menshi kuvuta uzigiyemo
yagutwaye angahe? ibihumbi 10. Namuva yari umwana ukiri mutoya mutoto nko 20. Namurwane n'abamotari n'ibisambo. Urabonesha se? Muri Agence kwa Desire. Ninje ndimo ariko mukobwa nari nsanzwe muzi. Hano twajyaga duhurira babyina, twari dukina amakomende na bakanyombya. Dukamubonye muri korodori kwa Desire. Twaragiye mukubita ka Mitsingi aranyweye. Uramutsindisha. Nangiye kumusohokana ibisamba yabute inzava agiye kuturyana umwana ko. Mwiza kandi. Mwiza. Naramwongoje ndamwongoza arasoka gatoya. Ngiye nsa nkujijisha. Mbangumamo gatoya. Ubwo ngubwo ndamubwira ubwira umutari akugeza igikondo Sodoma nanjye ndeta mfata moto nze ngukurikiye. Ni 10 ryawe ndari guha rwose nkugurire nabye nitugerayo. Ubwo ngubwo yahise agenda afata umutare. Ubwo ngubwo ndasohoka ranye mitanura moto. Moto zageze ishoreranye. Namugeje Sodoma mfita roge ya 3 mukubita ari 10 babaye 13 mukubita burushete nanjye nikubita ka burushete mukubita icyo kunywa nanjye ndanyweye uricagiye mukubita boyiro mu gitondo tujyana muri tonda imugura byanwe hafi nka 25 ijoro rimwe na mu gitondo ubwo ariko ubwo nijoro rimwe n'abandi se ni 3 ni 5 ni 7 so niwe ntwaye menshi. None se nzovu uwo muntu wa menshi ariko wabigiye yari mwiza. Ariko icyo gihe wari utarabana na Mama Queen. Ndabomora mwiza umeze nk'uwo nguwo. Ararutana Mama Queen se? Mama Queen uwo ngo aruta Mama Queen ubwiza. Kuko icyo nzi ntabwo andutira mama w'abana. Bwa nta kintu cyakurutira umugore wawe. Wakubyari. Kwerega abana ni umugisha ni imbuto ziba zarakuvuye. Ni umugisha. None ngiye ndashaka kuzakujyana sasa mu Mutara. Mutara kuza unjyanye kwa data wokwe kandi ntageze nkwa. Oya. Batazamfata bugwate ndarenga. Uzagiye wenyine. Nzovu ntago wakoye. Ntago iramijugujugu nayo kwivana. Nubwo ndi umunyenyanzi wacu natwe tworoye ko twebwe. Inka n'inkiya nago zimeze nkawo mu Mutara. Kuko ngo mu Mutara batera imijugujugu. Ngo batera inkono. Abigarukiye ngo bagenda bafata inka bazihagarika. Ibaze ni nk'inka nka 70. Ngahe baze bagutereye nk'ijana wazikura he? Nazikura he? Nimwe ntayo mfite. Nzovu se we wabura ubushobozi bugura inkimwe ashabye inkimwe uziko igeze kuri miliyoni. Umugore wawe iwabo ni he? Ni mu Mutara hagana he? Itabagwe. We ntago tuzagerayo. Tabagwe kwa Yago. Reka nitugenda tukagira Zangarama. Haya Zangarama nta kibazo nsanzwe njyayo no kuri rwa rutero rwa Ngarama bakubita ingoma ikavuga. Muri Gatsibo. Hari aho nzajyayo. Ingoma n'amazi se. Na Rwagitima nzajyayo. Ariko kuvuga ngo ndagira. Ariko kugera Itabagwe ni ikosa. Hari. Ntago wagera ku waba umugore wawe utarakoye. Shayi bazengeze bakavuga ngo dore ngo wa muko wa kanaka. Nese wazavuyemo iryo deni ry'inkwano. Nawe uri umunyamakuru uzamfashe. Abanyamakuru mwese nakore bigano muri benshi. Umwe azaza ni inkimwe. Shanza agenda. Ikibazo se ufite gahunda? Ndayifite iyo gahunda uramutse ubonye abantu bagutera inkunga. Ibyo bintu wabikora cyangwa ni kuri mikoro gusa? Abanyamakuru muri benshi. Ibyo bintu si ibyo kuri mikoro gusa Nzovu? No kuri kwimana najyayo nkajya gukwa. Nzovu andi makuru se y'iminsi mwana? Amakuru meza Bonani yagenze neza. Ndangiza umwaka ntarwaye. Ntangira undi ntarwaye. Mbese Bonani ya mbere nziza. Buri mwaka ujya ukunda iyo umwaka ugiye kurangira ujya ukunda kuvuga yuko nta ntego wigeze ugira nta ntego nyine ni muri wa mwaka washize. Ariko muri uyu mwaka wa 2025 intego ndayifite. Kandi mba mugira ngo ndabeshya. Bonani nirangira mwa abanyamakuru mwe tuzakorana mu misi ya za Bonani rwose muzambaza iti ibyo wagezeho ni ibihe bimwe na bimwe bitwereka. Nge nzabiberekera imbere ya kamera. Ko wambaye neza. Ingamba zatangiye kabisa. Ntago nisonde. Wambaye neza agashati keza rwose. Abana uri umusirimu kabisa. Karimo ubururu n'umweru mfana ya kipe bitareyo. Uri umureyo? Nejo bundi kwa gatatu ndagiye Butare. Reka. Tuzasozereza kuri Mukura mbwire mw'abanyabutare mwe rwose murarya ibitego byinshi
nubwo nzovu ndi umunyabute ndi umunyenyanza ariko ngewe nzaba mfana Reyo rwose mukura rwose murarya ibitero urabararitse cyo kora Yakamwana nzamujyana kuko Yakamwana asigaye yambara mukura Victory Sport asigaye yambara umuhondo agapira keza k'umuhondo n'umukara ni umunyamukuru ubu urumva uri tayari kuzamutsinda nzamujyana rwose nibiba na ngombwa Yakamwana mfite imodokari y'umushoferi ubamajerwa rwose nzamusha ntihabonekamo umwanya wiwe tuzajyana rwose cyangwa niba na ngombwa twitegere kuko match izaba ari nijoro Yakamwana tuzara muri Rogimo nge sinjya nkumva icyambere nta touch ngira mfite matushe amafaranga ukorera wabuze telefone kweri bahite bayiba bande se byehorera bahite bayiba kuko akenshi tugenda nijoro nonse mpura n'ibisambo bigatwara agatushe byananize namfite tacho ntibahite bayitwara ubu hari igisambo cyari cyagufata mu ijosi ashabye bigeze kunyiga neza abantu bagatushe urufuzo ruraza bitanyimurekurira gutya uravuga uti ndigendere ariko nsiga amahoro gatushe igura 2000 cyangwa 3